duherukana kindi giti yatwaye amafaranga ya Helena kwa Ntagana na Jerike bakomeje guhangayikishwa n'agacuma kabyini wabo Sheila na Ntwari batavuga rumwe ku guhagarika ubukwe kugeza Peter abonetse. Ubu bimeze bite? Ntucikwe n'inkingi y'amahoro. Angeli, Karame. Iminota irashize rero, ngaho kuramo igipimo mu kanwa twandike tubane kujya mu zindi gahunda. Ntoga. Uzi ko amaze kubimenyera iminota 5 mva mbizi ko ushize. Sheri, uravuze ngo amasaha yose dukoresha tuyajugunye tujye tukiyambaza. Ntabyo mvuze. Umva Sheri, uramenye rwose utazavuga ko wamaze kumenyera ko iminota 5 ishize. Ejo bikarangira dukoresha igihe kitangana n'icyagenwe, sibyo? Umva nawe kubimenyera se urumva byatuma ndeka kureba ku isaha. Ayo makosa sinayakora Sheri. Ntabwo ari kunkina rwose. Umva, ngaho mbwira ibipimo ubonye, ubundi nanjye nuzuza urupapuro rw'ibimenyetso. Reba hano ku gipimo. Okay. Ndabona ibipimo tubonye bitwereka ko dukomeje iminsi y'uburumbuke. Ngaho kirabika. Unagikungute. Ariko Sheri. Reka nkubwire ikindi nkundira uburyo bugenzura ubushyuhe fatizo bw'umubiri nk'uburyo bwa kamere bwo guteganya imbyaro dukoresha. Ni igiki se mukunzi? Mbere se ntiwashoboraga kubyuka utamenya uko naramutse ukigendera. Umva nawe. Rega uburyo bwatumye buri gitondo tugirana ikiganiro. Kuko nanjye mba nkeneye kumenya uko duhagaze muri gahunda twiyemeje yo guteganya imbyaro dukoresheje uburyo bwa kamere bwo gupima ubushyuhe fatizo bw'umubiri. Ugira ngo nawe nshatse se sinagushimira Angeli? Kubera iki se? Kubera ko wabashije kunyumvisha akamaro ko guteganya imbyaro nkareka bya bindi byanjye byo kubyarira rimwe abana. Umva, wagira ngo rero twasiganwaga we. Yewe, byihorere. Ubanza urugo ruba rwaracumbye umwotsi. Aha. Hanyuma se Sheri, Karame. cya kibazo cyo kubura amasherekana n'ubu nta kirahinduka. Nta kirahinduka Ntaga. Ubu ndi kwibaza ukuntu byangendekeye ku buryo umwana wacu agiye kuva ku ibere ataruzuza imyaka 2. Ahubwo se Sheri, Karame. buriya sari y'amarozi. Have sigaho Sheri. Ukaba uvuga ko bandoze kubura amashereka rero? Wenda bashobora kutakuroga kubura amashereka. Ariko kubera ubwoba byaduteye no kubihangayikira bikaba byatuma uyabura. Yewe, sinzi niba uko guhangayika byatuma amashereka abura. Nyamara byashoboka. Ahubwo uvuze iby'amarozi bintera ubwoba kurushaho. None se Ntaga, ndakumva. Biriya bintu bamaze iminsi badutega byaba bigamije ikindi kintu kibi kuri twe. Oya humura Sheri. Yebwo ntabwo umuntu yabijenjekera. Ariko none ntekereza ko biba ikindi kintu twari kuba twarabonye ibimenyetso. Ubu se byari gutinda bigeze aha. Hanyuma se kubura amashereka yo konsa cyo umuntu ungana kuriya bikaba atari ikimenyetso gihagije. Sheri, Karame. Reka tureke guhita twanzura ko ari byo. Ahubwo dukwiye gushaka amakuru tukabaza abantu bose, yaba abaganga cyangwa se umujyanama w'ubuzima. Tukumva icyo babitubwiraho tukamenya ibyo ari byo rwose. Ese ubu mukecuru nta wamubaza ko nzi ko azi ibintu byinshi. Igitekerezo cyiza. Kuko niba yaratwigishije ko umuhangayiko ukabije ushobora guhindura ukwezi k'umugore ku kibi byo atabimenye. Mwiriwe mukecuru. Ese ko mbona wagira ngo ugenze urugendo rw'ibirometero byinshi unanijwe n'iki Viole? Yewe. Ndanarugenze byo. Uzi urugendo rw'imfabusa pe. Ese nyine ko nagushatse nkayoberwa naho urengeye warugiye hehe? Yewe, hari ahantu bari bandangiye akazi. Ninagiye kureba ko nagatsindirayo none nsanze karabonye nyirako. Nkubitiye amaguru busa pe. Icyo cyaguhima. Iki mukecuru. Ngeze n'amaguru ntuzi no kuyakubitira ubusa. Nicyo cyaguhima. Ariko ubundi wajyagaye. Yego mana. Yego mana sibiki. Aho nakubwiriye kwicara hano karera abana. Ugatuza umugabo agahahira urugo ntabwo wumva. Kuruhahira urabona byaramunaniye. Wari waburara? Wari wabwirirwa? Nese mufashiye guhaha byo bitwaye iki koko? Ntacyo bitwaye. Iki kiganiro ejo bundi twarakigiranye nge namwe. Ubu se mu gihe cyacu ugira ngo ibyo mwigira byabagaho. Umugore yari umutima w'urugo, akicara mu rugo akarera abana, akita ku mugabo, akamutekera, atiriwe abungera, akakira abashyitsi. None se mukecuru, uko ko wirebye imibereho y'ubu ubona ari nk'igihe cyashize?
ariko ntubona ko n'ubuzima bwahenze koko ibyo kurya amashuri y'abana bwahenze se bwahenze iki ubwo si igihe umaze wicaye udakora amazu umuhungu wanjye yubatse ntabwo agutunze wabuze iki ku buryo ujya kwirirwa ugenda hano yanjye ubuse koko iki ubwo rero akazi ko kubyarira umuryango karakunaniye uhisemo kujya yirirwa ugenda atekana yose ariko Viyore wa mubyeyi wakwicaye mukabyara ku ishema ry'umuryango ari abana ubwo ko ibyo uba wigira ni ibiki none se abana ntitubafite mukecuru murabafite namwe ntimugasekwe cyakora reka nkubwire aho kuzakomeza kwicwa n'agahinda k'abana banze kumpa abuzukuru kandi Imana yarabahaye uburyo bwo kubyara n'ubushobozi bwo kurera ntibizagutungure nigendeye ntibizagutungure rwose ni karibu ntwari we murakoze cyane mukeye muraho neza muraho komera none se ko ndiba mu maso hawe harimo intege nkeya umunaniro w'akazi cyangwa yewe umunaniro nawe urimo komera ntwari we mukomere cyane zimuri komera cyane rwose muraho neza yego ni karibu rwose murakoze cyane mama munya ndakumva umukobwa wacu usare ngo azanire umushyitsi cyo kunywa di karame si cya kintu se tumenyereye ukunda nicyo rwose sinjya mpfa guhindura gusa mumpaye amazi yo kunywa byaba ari byiza kurushaho oya nta kibazo rwose ndumva afite inyota idasanzwe uyu munsi akazuba kacanye cyane yewe reka gusukira amazi niba ari ushaka hanyuma se amakuru ushaka ku kazi biragenda ku kazi se biragenda nta kibazo niko ntwa imyiteguro y'ubukwe se muyigezeye ngaho akira amazi ntwa nuko murakoze yakoze nawe yewe inyota yari kurembeje nguhandi oya yarahagije naho ubundi se ibyo bukwe nibyo nahende nyine ngo tuvuganeho ubusheri arashaka ko tuba tubusubitse ngo hamwe mubwire mw'ababyeyi ngo kubera iki se ngo ni ukubera ko umusaza ataraboneka na n'ubu se nta kanunu ntako na nabo nyine biracyari mu nzego z'ubuyobozi nta gisubizo baraduha ubuse ko numva ari ibibazo ubwo nanjye niyo mpamvu narinje kubareba ngo tuganire mu ngira inama kuko ntanashaka ko tubiganiraho wowe pe ndamubwira ko bidakwiye ko duhita dufata umwanzuro wo gusubika ubukwe akavuga ko ndi kwikunda karame ku rundi ruhande twishyire mu mwanya we twumve ntituzi twese ko Peter ari we muvandimwe wenyine Shira afite cyane nubwo ibibazo bitagoye guhagarika izindi gahunda z'ubuzima ariko reka tumahagahe gato tubanze turabeho ikibazo cy'umuvandimwe we cyerekera erega nanjye Peter aramangayikishije buriya icyo navugaga wenda nuko twaba turetse guhita dufata umwanzuro cyane ku itariki 18 z'ukwa mbere atari ejo mu gitondo ariko nyine nanone ndibaza nk'ubu dusubitse tukabwira abantu ko twabisubitse hanyuma ejo mu gitondo ukabona arabonetse ntwa karame none se iminwa yaba yabwiye abantu ko bisubitswe yanababwiye n'impamvu bikemutse ntiyakongera ikababwira ko gahunda ikomeje nanjye ni uko mbyumva rwose wowe mwihanganire ubugenze gake turebe niba Peter aboneka cyangwa se abuze burundu ntabwo ntekereza ko byagushimisha gukora ubukwe Shira ari mu marira mbese ibitekerezo bye byose bidahari cyawe nta kundi nyine wa mugani ntabwo bikwiye ko akora ibintu atabirimo neza nanone ese si byo ahubwo se David yakubise icupa wamerewe ati ariko kosobore mu bice Kindigi nakubwiye ko ntari bufungura niba utazanye amafaranga yanjye amafaranga yanjye nyine ibyo muri uru rugo si ibyacere niko wasezeranye ngo iki ndakubaza ariko kuki bibi byacu gusa ari uko ari njye ubizanye wowe waba hari icyo waronse kikitwa icyawe Here ariko ibiki wambaye amahoro
ntabwo ndimo gushogozanya nawe navuze ngo kingura rirya rwose nushaka usubira iyo uvuye singa ukingurira kindi igihe ubimenye ariko ubundi uribuka ko iyi nzu uri kumeza hanze ari igihe wayiyubakiye nkayikuzanamo here hanyuma se wenzanyamo kugira ngo uyinyikishirizemo agahinda hako se ngugize nte ungize ute se icyo utangize ni iki nzajya nirirwa mvunikira urugo n'utwo mbonye utunyiba utujyane mu nzoga kindigi ahubwo inama nakugira nuko wagenda hakiri kare hato utanankangurira abana umva sha ndaruhonda sha hako nkama wari nkiryamye niba ufite amafaranga yanjye wanyibye ubwire ngo ufungurire rwose herera wakinguye ariko ubundi here ariko wampaye amahoro uba wigira gutyo ntabwo ngewe wampembewe nka kwihorera niba naratangiye kwishyura amafaranga yanjye ubwo urabyita ko kwiba ushingiye ku gihe ubwo nanjye warayibye rero kindigi wamvanira urusaku ku muryango ariko hako here yewe yaherera amahoro numva igihe wahereye wasuzugura wa mugore we reka ariko nze sha ariko uzi wowe kurira igikuko bivuna ku buryo iyi nzu yiti yawe here icyo ngusubiriramo ni kimwe gusa Helena ucyumve ukuruguture nkikubwire neza ntabwo nakwibije ndimo kwiyishyura kandi uzayishyura mpaka urumva ndetse umenye ko y'umumembere kwa kabera namara gushiramo uzatangira kumpa inyungu zayo urumva fungura rero Helena fungura rirya yezu we kindigi uciye umuryango ariko ubundi uri muzima uri mugabo nyabaki umugabo nyabaki uyu muryango uciye inzu turayiraramo dute ko nta mafaranga yo kuyikingisha navuze ngo tezevu ceceka here ntongere kuvuga ngiye kwiryamira ubundi nawe usigara uraririye uwo muryango batatwinjirana urumva cyore Helena yanze gukingurira Kindigiti nawe afata icyemezo cyo kuvanaho urugi naho se ntwari ugiriwe inama n'umubyeyi we w'abatisimu zimirinda ko akwiye kugendesha buhoro Sheyira arahamanya n'umutima we kubukwe babuhagarika ibyizi impungenge z'agacuma kabyina kwa Ntaganda na Angelique byo bizamarwa n'iki ntuzacikwe n'inkingi y'amahoro y'ubutaha ikinamico inkingi y'amahoro muyigezwaho na Caritas Rwanda ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima binyuze mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ku nkunga ya Enabel itambuka kuri Radio Rwanda kuwa kabiri isaa 12:15 z'umugoroba kuwa gatatu isaa 2:15 z'ijoro no kuwa kane saa 12:15 z'umugoroba ku bacikanywe ibi bice byose byatambutse mu cyumweru byongera kunyuzwaho kuwa gatanu saa 2:15 z'ijoro no kuwa gatandatu saa 8:00 z'amanywa mwayikurikirana kandi ku rubuga rwacu rwa YouTube wanditsemo ikinamico inkingi y'amahoro. Inkingi y'amahoro bakunze b'ikinamico inkingi y'amahoro, hari icyifuzo ikibazo cyangwa se indi nyunganizi wifuza kutugezaho watwandikira cyangwa se ukaduhamagara kuri 0789811320 cyangwa se 0788435206 bitihise ukatwandikira kuri email adresse ni inkingi y'amahoro 2023@gmail.com. Inkingi y'amahoro. Uburyo bwa kamere bwo guteganya imbyaro ku bashakanye burinda kubyara indahekana, abana bagahabwa uburere bwuzuye mu muryango buca ihohoterwa buca amakimbirane, ejo hazaza igihugu kikagira abaturage beza.